Bakunzi ba channel inama nziza ku buzima, twongeye kubasuhuza. Uyu ni wa mwanya mwiza tubagezaho byinshi bitandukanye ibijyanye n'imirire, uko wakwirinda indwara ndetse n'uko wabaho neza ukarinda ubuzima bwawe. Wibuke ukana subscribe ndetse ukane n'inzogera iri ku ruhande kugira ngo ujye ubona ibyo twagutegurira mu ba mbere. Uyu munsi channel inama nziza ku buzima twaguteguriye ku bijyanye n'amatunda, imbuto nziza zifasha byinshi umubiri wacu. Amatunda passion fruits cyangwa se grenadille agira amazina atandukanye bitewe n'akarere, bamwe bayita intababara, abandi bakayita marakuja ndetse n'ayandi. Afite akamaro n'ibitunga umubiri bitandukanye bituma yitabazwa cyane mu mikorere myiza y'umubiri no kurinda indwara zitandukanye. Muri iyi nkuru tugiye kubabwira byinshi bitandukanye amatunda yafasha ubuzima bwawe mu kurinda indwara ndetse no kugira ngo umubiri wawe ukore neza. Mwabiteguriwe kandi mugiye kubigezwaho na Jean Denis. Dore zimwe mu ntungamubiri zigize amatunda. Itunda rimwe ringana na garama 100 ni isoko y'intungamubiri zitandukanye, harimo ibyo twita antioxidant, vitamini zitandukanye nka vitamini A, vitamini C ndetse n'izo mu bwoko bwa B, imyunyungugu ndetse na fibre nyinshi zitandukanye. Ingano y'izi ntungamubiri mu itunda rimwe iri hejuru cyane, bituma iba ari umwe mu mbuto z'ingenzi umubiri wacu ukenera mu gukora neza ndetse no kwirinda indwara. Nk'uko tubikesha ubushakashatsi butandukanye bwakozwe n'abahanga ku by'ibiribwa n'imirire, tugiye kurebera hamwe akamaro gatandukanye amatunda afasha umubiri wacu. Uru rubuto rufatiye runini ubudahangarwa bw'umubiri bitewe n'uko amatunda akize cyane kuri vitamini C, ibyo bita beta carotene na cryptoxanthin, byose bikaba byongera ingufu abasirikare b'umubiri bikanongera umubare wabo. Iyo uriye garama 100 zayo uba winjije 100% bya vitamini C umubiri wawe ukenera ku munsi. Ibi rero bizatuma nurya amatunda cyane umubiri wawe ugira ubudahangarwa bukomeye, bikurinde kurwaragurika. Mu matunda habonekamo vitamini A, ikabizweho kurinda umubiri kanseri zinyuranye, cyane cyane kanseri y'ibihaha no mu kanwa. Si ibyo gusa kuko iyi vitamine ni ingenzi ku buzima bw'amaso kuko irinda ubuhumyi, cyane cyane kutareba neza iyo bwije. Urubuto rukize ku byo bita fibre, zizwiho gutuma ibyo twariye bigogorwa neza, bikanafasha mu kwituma neza. 90% z'iby'umubiri wawe ukeneye ku munsi wayibona ugiye ufata garama 100 z'amatunda. Ibi bizakurinda impatwe, constipation ndetse bifashe mu gusohora imyanda mu mubiri wawe. Amatunda akize kuri potassium, ahubwo akagira sodium hafi ya nayo. Ibi bituma aba imbuto z'ingenzi mu kurinda umuvuduko udasanzwe w'amaraso no gukora nabi ku mutima. Si ibyo gusa kuko potassium ituma umubiri ubasha gukoresha calcium iwurimo, nubwo kugira ngo ibyo turya biryohe dukenera umunyu ariwo sodium. Si byiza kurya mwinshi, ahubwo kurenza marakuja ku byo wariye bizafasha umubiri wawe gukoresha sodium ukeneye idakenewe isohoke mu nkari. Amatunda afite 20% by'ubutare, ibyo bita fer cyangwa iron umubiri ukeneye. Bituma afasha mu kurwanya kuzungera no kubura amaraso kuko byongera ibyo bita hemoglobin amaraso akeneye. By'umwihariko ni ingenzi ku bagore batwite n'abonsa kuko baba bakeneye bitunga abantu babiri. Si ibyo gusa kuko uretse ubutare, amatunda nakize kuri za magnesium, umuringa, ibyo bita copper cyangwa cuivre na phosphore. Ibi byose bifasha mu gukomera kw'amagufa no kuringaniza imyunyungugu umubiri wacu ukeneye. Bizakurinda rero kuribwa n'amagufa, kubyimbirwa, kurwara gute ndetse na rubagimpande. Amatunda ni ikibazo cyo gusinzira nabi no kubura ibitotsi. Harimo hormone iba mu bwoko bw'ibinyabutabire bwitwa alkaloid, ikaba izwiho gutera ibitotsi.
Rero mu gihe wumva wabuze ibitotsi, ufite stress, udatuje, mbere yo kuryama banza urye itunda rimwe ubundi urebe ngo urasinzira neza. Ubushakashatsi buheruka bwerekana ko ifasha mu kurwanya indwara z'ubuhumekero na asima. Igishishwa cy'amatunda ntukagite, kataguramo uduce duto duto, ucanire mu mazi, ubundi uhe umurwayi w'inkorora na asima. Bizafungura amazuru no mu gatuza, ubundi babashe guhumeka neza. Biterwa n'uko iriya vitamine C ifasha umubiri guhangana na histamine, arizo soko yo kuzahazwa na asima. Potassium irimo kandi ifasha mu mikorere myiza y'impyiko, ndetse ku banywa itabi ifasha imibiri yabo gusohora uburozi buzanwa naryo. Ku basiganwa ku maguru kandi n'abakunda siporo muri rusange, ibongerera ingufu. Ese amatunda aribwa ate? Ushobora kurya iby'imbere ugata igishishwa, gusa abanza uyaronge n'amazi meza kuko akenshi aho zihingwa ku bwinshi bazitera imiti. Igishishwa kandi nacyo mu gihe ugikeneye ntugite mu myanda, ukibike ahantu uko twabonye kugirira umubiri wacu akamaro. Ushobora no gukoramo umutobe, wawukora wifashishije imashini zabugenewe cyangwa ugakoresha igitambaro cyiza wageneye gukora imitobe gusa. Aho uzitonorera ugakamura, noneho umutobe ukawuteka kugira ngo ubike igihe. Icyitonderwa ko harimo amasukari anyuranye, ku barwayi ba diyabete si byiza kurya amatunda cyane. Niba wakoze umutobe nyuma y'igihe ukabona utangiye kuzaho urufuro, umenye ko kuba washaje. Imitobe yakorewe mu nganda kenshi iba yongewemo ibindi, si myiza cyane ku bana bakiri bato. Niba uhisemo kuwukorera umwana, jya uvangamo utuzi duke kugira ngo ugabanye isukari ibiri mu matunda. Turabashimiye, inama nziza ku buzima nakagaruka. Wibuke gukanda subscribe ndetse ukande n'inzogera iri ku ruhande, yewe uduhe n'igitekerezo unyuze muri comment, kore like na share kugira ngo tuzamure icyo tukuganirizaho ubutaha.